muraho neza, amakuru yambi nari mbakumbuye iminsi myinshi, sibyo? nawe nkumbuye ko mutabimbwiye se. Ni amahoro, nizere ko umeze neza. Yego murakoze cyane, nanjye meze neza. Yes, yego murakoze cyane. Nibuka ko ubushize twize ibintu byinshi. Mwarabikurikije? Uyu munsi ndashaka ikintu cyitwa feedback cyangwa se report cyangwa se uko ibintu nyine aho bigeze, ibintu bigeze ndashaka mumbwira ibintu bigeze he muvuga ikinyarwanda. Nambabarire rwose ni ukuri mumbwira ahantu mugeze muvuga ikinyarwanda, kuko nemera ko byanze bikunze mugeze ahantu heza, sibyo? Si mugeze ahantu heza? Uyu munsi murimo murajya gushopinga mu isoko, murimo murajya gusenga, musengera aho barimo bigisha mu kinyarwanda, murimo murajya ku ishuri, murimo murajya mu nama, murimo murasura inshuti zanyu, mukavugana ikinyarwanda. Ibyo bintu nizere ko ariko bimeze. Abantu rero bimeze gutyo, muze gushyira akaboko hejuru mumbwire muti niko bimeze, nze kubibona muri comment, sibyo? Mbibonemo rwose ni ukuri ubimbwire. Ubwira uti kuko ndimo ndajya gusura inshuti yanjye tukaganira mu kinyarwanda. Mbwira uti ubu ngubu ndimo ndajya mu isoko nkahaha nkagura ibyo nshaka byose. Se kumbwira uti ubu ngubu singikenera umusemuzi, ubu ngubu ndimo ndabasha kumva indirimbo y'ikinyarwanda kandi nkumva n'ubutumwa buri muri iyo ndirimbo, sibyo? Se kumbwira uti ubu ngubu ndi kubasha kureba filime cyangwa se amavideo yo mu kinyarwanda, abantu bagakina baganira nkabumva. Uze kumbwira uti ubu ngubu namenye kwandika utuntu tumwe na tumwe mu kinyarwanda. Yego, se kumbwira uti ubu ngubu ndimo ndavuga imbere y'abantu, umuntu aravuga nanjye nkamusubiza mu kinyarwanda. Yego, ibyo bintu byose nibyo nshaka kuza kumva umbwira. Yego se? Ikindi uze kumbwira uti n'ubu urimo uravuga tukakumva. Yego, murakoze cyane. Hari bamwe rero bagiye bampamagara bakambwira bati amasomo uri kugenda uduha ari kudufasha cyane, ahubwo komeza uduhe n'ayandi. Amasomo arahari ku bwinshi, sibyo? Inama zirahari, ukazikurikiza gusa nta kindi. Yego nshuti zanjye, ndabizeza ntashidikanya ko uyu mwaka turimo uzarangira kuvuga ikinyarwanda bisigaye byoroshye kuri wowe kandi ntabushaka bose, sibyo se? Yego, tugireho kongera duse n'abakora revision, turebe ese mu by'ukuri bya bintu n'ubundi dukomeza kwitaho kuko turi kubyitaho. Nijya ngera ku ngingo urajya umbwira uti iriya narayikoze bigenda gutya, cyangwa nawe wisuzume, urajya wisuzuma uvuga uti iriya narayikoze bigenda gutya, hariya ageze niho ngeze, aka kantu naragakoze bigenda gutya, sibyo? Ubuzima muze kwirekura, muze kuba free and tell me. Se kumbwira hafite imbogamizi, bituzi ngo imbogamizi ni ibishaka kukugora, ibyo wahuye nabyo ukabona byo rwose ntibikunda. Ibyo byose uze kubimbwira, hanyuma ngire gute nongere nkubwire uko tubigenza.
ariko make sure ko uyu mwaka turimo ugomba kurangira wamenye kuvuga neza ikinyarwanda. Sibyo se? Urabinyemereye? Urakoze cyane. Ingingo rero ya mbere ni ukuvuga cyane. Kuvuga cyane, gutobora. Gutobora. Ese uratobora ijambo rigasohoka hanze abantu bakaryumva? Uratobora ijambo rigasohoka hanze abantu bakaryumva, nk'uko nanjye ubu ndimo mvuga, ndimo ndatobora, ndimo ndavuga, abantu bakanyumva, nawe ukanyumva. Ese nawe uwo mwitozo warawukoze? Niba utarawukora, igihe ni iki. Kubera iki? Kubera ko nk'uko mpora mbibabwira, ntabwo ushobora kwiga ururimi utavuga. Ntabwo byagira gute? Ntabwo byakunda. Ururimi kurwiga bisaba ko tugira gute? Tuvuga, tugatobora, tukavuga, tugatobora, tukavuga, speak aloud, tukavuga. Yego se? Ujya ubikora? Niba ari mwaramutse, wivugira hariya mwaramutse. Tuvuga uti mwaramutse. Mwaramutse. Niba ari mwiriwe, mwiriwe. Mwiriwe. Vuga cyane. Speak aloud. Mwiriwe. Niba ari muraho. Muraho. Niba ari urugero, nitwa Eric. Nitwa Eric. Mu Kinyarwanda ngira ngo nako tubita ba Eric. Nitwa Eric. Nitwa Diane. Nitwa Keza. You speak aloud. Vuga cyane, tobora. Icyo kintu nacyo kihishemo irindi banga. Kuvuga cyane. Abantu bakagira gute? Bakakumva. Sibyo? Yego? Yes. Kuvuga cyane. Nitwa Eric. Nitwa Diane. Nitwa Keza. Nitwa Ikeza. Nitwa Jabo. Wabyumvise? Ayo mazina yawe yavuge. Uko witwa, vuga cyane. Sibyo se? Vuga cyane. Ako kantu rwose nje ngashimangira cyane. Ndakwinginze ngo ujye uvuga cyane abantu tukumva. Iyo tukumva bidufasha kugira gute? Bidufasha kumenya aho twagira gute? Aho twagukosora. Sibyo se? Iyo tukumva bidufasha iki? Bidufasha nawe kuba twagusubiza. Tugakomeza tukagirana ikiganiro. Uvuga tugusubiza. Uvuga tugusubiza. Natwe tuvuga udusubiza. Urumva ibyo bintu? Uko kuntu turimo tugenda tuganira. Kandi cyane. Byiza cyane. Nizere yuko ako kantu gafashe. Yes? Maintain it please. Yes? Kantu keza cyane. Kuvuga cyane. Yes. Ako ni kamwe. Akandi. Take your record. Abibabwiye. Kwirikodinga. Igihe uri kuvuga, kwirikodinga kandi uvuga cyane kwa kundi, hanyuma ukifata record cyangwa se ukifata amajwi. Ukifata amajwi. Amajwi ukayafata neza. Warangiza ukagira ute? Ukajya hariya ya majwi yawe ukayumva. Ya majwi yawe ukagira ute? Ukayumva. Uzi ukuntu ibyo bintu ari sawa. Ibyo bintu ni sawa cyane. Kuvuga ngo ya majwi yawe urayumva, ibyo bintu bizagufasha iki? Twasanze bizagufasha iki? Cyangwa se bizagufasha iki? Bizagufasha kumva aho wakoze iki? Udukosa. Hanyuma bigutera imbaraga zo guharanira kugira gute? Kudukosora. Ibyo bivuze iki? Bivuze ngo iyo nufata amajwi uzahita ugereranya na yandi yanduza. Uko babivuga urabifite. Ushobora kuba hari umuntu wavuze ukamwumva,
Ushobora kuba hari akavidewo ufite ku ruhande kabivuze neza, ushobora kuba hari akamuvi uri kureba, ushobora kuba hari umuntu mwaganiriye, ibyo byose bizagufasha kumva ngo ese jyewe ya majwi nifashe uyagereranye na ya yandi mazima, ya yandi ugenderaho y'umwimerere. Hanyuma ibyo bihita bigufasha guhita ubona udukosa tugize gute turimo. Numara kubona udukosa turimo uragira gute uradukuramo gute? Uradukuramo noneho wigana ya majwi meza mazima, yego ya magambo bagiye bavuga mazima, bayavuga neza, si byose? Yego, urakoze cyane. Kwifata amajwi, ako kantu ni ingenzi cyane. Tutajya kure y'ako ngako hari akandi kari kumwe nawe noneho kajyanye na listening, ariko noneho at the same time you speak. Ukumva kandi ukanavuga. Ubwo ndavuga ubwo icyo gihe uri kumwe nande, uri kumwe nande, uri kumwe n'umuntu muri kuganira, uri kumwe na movie uri kureba cyangwa videwo, uri kumwe n'amajwi yandi wifashe, uri kugenda nawe unavuga. Urumva ukagira ute? Ukavuga. Kumva ukavuga. Ntabibabwiye. Fata ziriya nshuti zawe. Ugire gute? Uziganirize. Fata umwe muri bo mujyane gusenga. Fata umwe muri bo mujyane mu isoko. Fata umwe muri bo mujyane mu nama. Yego, fata umwe muri bo mujyane gutembera gusa bisanzwe. Fata umwe muri bo mujyane muri resitora musangire. Yes, fata umwe muri bo mujye mu rusengero cyangwa mujye muri kwaya. Wabyumvise? Muganire, ubu mugende muvugana, avuga umusubiza. You listen and you speak at the same time. Ibyo nabyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Kumva ukanavuga. Noneho niba ari inshuti yawe mwagendanye, uzi icyiza kirimo, uw'ako kanya azahita agukosora mukiri kumwe. Ntabwo ari ibintu byo kubika kure mu gihe kiza kuza igihe runaka ngo uvuge ngo ndaza kongera nitonde ngo numve iyi videwo, ngo ndaza kongera nitonde ngo numve iyi movie. Muri kumwe noneho sasa. Niba uvuze urugero ikijumba, wenda urashaka kuvuga ikijumba, wenda ukavuga ikijumba, arahita avuga ati wabikoze ariko gerageza uvuge ikijumba. Urumva ikijumba is potato. Yes, sweet potato, ikijumba. Yes, noneho aho ukavuga ikijumba, urumva your intonation iratandukanye. Ijambo ryo ariko harimo kuramo akantu ngo urigorore urisane rivugike neza. Ako kantu rero sasa, ako ngako n'ubu uri kumwe na mugenzi wawe azahita akagukosora ako kanya. Wabyumvise? Noneho bwate ntabwo bavuga ikijumba, bavuga ikijumba. Sibyo? Wenda ijambo umukobwa, umukobwa. Noneho wenda urimo uravuga ati umukobwa, ahita akugorora ako kanya, avuga ati wabikoze ariko vuga neza ijambo umukobwa, agusubirishemo umukobwa. Yego, uhita aho ngaho ako kanya ubifata, utawugendere uzi ngo umukobwa ryo ni ijambo ukoresha bisanzwe nk'uko abandi bose barikoresha, urarizi. Kubera iki? Mugenzi wawe mwagendanye, mugenzi wawe mwaganiriye, mugenzi wawe nta byanze bikunze ntushaka kuganira n'umuntu cyangwa se ngo mukorane urugendo rw'isaha n'urugero cyangwa rw'iminota 30 musoze udafite amagambo mashya wungutse kandi meza uri kuvuga neza, kubera ko ari kugenda agira gute agukosorera ako kanya mukiri kumwe.
ni ikintu cy'ingenzi cyane, kumva ukanavuga, wabyumvise? Yego, ako kantu ni ingenzi cyane, ukiteho ntibubwire utagize umuntu ugira gute muganira, ntabwo wamubura aho wiga, aho ukora, aho utembera, aho ucumbitse, yes, abo bantu bose bari aho ngaho iruhande rwawe babyaza umusaruro, yes, that opportunity, so use it, koresha abo bantu bigucika nimba uzi ko bazi kuvuga neza ikinyarwanda, by'uko ubasanga mwaramutse, amakuru bazagusubiza, muganire ku tuntu muzamubona aho ngaho hafi, ushobora ufite igikombe cyiza, ufite isahani nziza y'amasahani agura angahe, ibyo tuntu twose agusubiza, isahani imwe igura 1000, igura amafaranga 1000, wanike, isahani imwe ureba igura 1000, iki gikombe kigura amafaranga 500, wabyumvise? Yes, igikombe, isahani, ukaba byumvise, umenye uko bigura, umenye uko bagira gute, umenye uko babikoresha, wabyumvise? Yes, ukongera ugatangirira, murabeho ndagiye cyangwa se ugatangirira, ese waza tukajyana ku isoko, ngiye ku isoko, ngwino tujyane, aramutse afite akanya, aramutse afite akanya, ntabwo ashaka kugira gute, ntabwo ashaka kukwangira, azaza mugire gute, azaza mujyane, jya tumwereka, hano ni heza, hano hitwa gute, hano tugeze ni hehe, wabyumvise? Hano tugeze ni hehe, muragiye, mugeze mu isoko, mubonye utuntu twinshi dutandukanye, kamubaza, dore amaronji, dore avoka, dore imineke, dore imboga, dore amasaka, dore ibishyimbo, dore ibijumba, dore imyumbati, ibyo bintu byose arabizi, wenda nugira amahirwe uzasanga abizi no mu cyongereza, ubwo uti cassava, ni Kinyarwanda, cassava ni imyumbati, ahubwo ati iyi ni imyumbati, none ubaza uti imyumbati nangahe, iyi myumbati nangahe, yego, hanyuma nawe ubisubiramo, bakubwira ati wenda imyumbati hano, ikiro cy'imyumbati kigura amafaranga 500, ni urugero, ikiro cy'imyumbati ni amafaranga 500, noneho akwereka ukuntu ushobora kugabanya ibiciro, gusaba abo bantu kugabanya ibiciro, oya, 500 ni amafaranga menshi, 500 ni amafaranga menshi, ahubwo reka mbahe amafaranga 300 ku kiro cy'imyumbati, amafaranga 300, aho ngaho uzaba wize ko amafaranga ku isoko bakubwiye ntabwo ariyo uhita ubaha, ariko kubera iki? Kuko wamenye Ikinyarwanda, uzabasha kuvugana nabo bakugabanyiriza igiciro, ariko utakizi uragenda tangira, how much 1 kilogram of cassava, bakubwira ati 500, waba utazi uburyo wagabanya, utazi uburyo wagira ute, ubwira ati ni amafaranga 500, simfite andi magambo menshi yo kuvuga, simfite uko mubwira, nta kundi wishyura 500 ugeze, kandi wenda iyo umenye Ikinyarwanda mukajya hariya mukaganira, ukamugutse ko bagabanyije ukamuha 300, yari kubyemera. Urumva inyungu ziri mu gihe wamaze kumenya Ikinyarwanda, kujya guhaha kandi nugira gute, ntuhembwe. Aha rero nakwerekaga akamaro k'iki, ako ngako ni akantu nari ndababwira kajyanye no kumva kandi unavuga, kumva se, ako kantu ni akantu keza cyane, kumva unavuga, wabyumvise? Yego, uzabikore, hanyuma uzambwira, uzanshimira, sibyo rata? Ni ukuri, reka nkubwire, numara kumenya kino Kinyarwanda, ukamenya kuvuga, ukamenya utuntu tworoheje, ukamenya kudukoresha,
bizagushimisha ku buryo uzavuga uti kamba byiza cyane koko kuki nkizi ikinyarwanda kera kubera iki erega uri mu Rwanda kandi ukeneye kuvugana n'abantu, ukeneye kuganira abantu benshi mu isoko, kwa muganga, hose ni ikinyarwanda. Yego wenda harimo nawe ushobora guhura n'ugasanga basize indimi zindi ariko ni bakeya. Buriya iyo umuntu agiye kumva urimo uravuga ikinyarwanda arishima kuko aba yumva yisanzuye agiye guhura n'umuntu, agiye kuganira n'umuntu mu rurimi akunze rwenyine, ntawe urabyumva. Kandi pe uko wavuga ikinyarwanda kose nta birenze. Icya mbere ni uko mesaje yawe igira ngo itambuka. None se ugiye hariya mu nzira ugahura n'umuntu ukavuga uti mo ndashaka ko unyereka inzira ijya ku isoko, wenda ntubivuge nk'uko njye mbivuze, nawe ukavuga uti wenda ndashaka unyereke inzira soko, ndashaka unyereke inzira soko. Wagize ngo se yaguseka? Ntabwo yaguseka ko aravuga ati disi arashaka kwiga ikinyarwanda, arashaka kuvuga ikinyarwanda, disi azi ikinyarwanda, disi ari kuvuga ikinyarwanda. Hanyuma n'impuhwe nyinshi n'ubufasha bwinshi, rwose abanyarwanda tugira uwo muco wo kuyobora abantu neza. Akubwira ati inzira ijya ku isoko ni iyi ngiyi, komeza gatoya uragerayo, komeza gato cyane ni hepfo hariya urahita ugerayo, urahita ubona isoko. Abyumvise ako kantu ntabwo ari keza? Kandi wenda ni umuntu usanze ku muhanda arimo agenda nta nubwo azi indimi zindi, azi ikinyarwanda gusa, birashoboka. Kandi mu gihe by'umugabo, can you please excuse me, show me the market, where is the market, can you please help me? Ibyo bintu uramubwiye wenda nta nubwo abyumva, arimo arakureba akayasima kumbwira ibiki. Yabyumvise nawe ukabuguze serivisi. Urumva ikintu aho ngaho uri kumva umuntu uzabaza ikinyarwanda aho ngaho aba yatsinze igitego, ako kantu kose kitwararike. Ndashaka ko mumenye kuvuga ikinyarwanda, gukoresha ikinyarwanda vuba vuba, mukazajya mwumva muti ibyo rwose twarabyize, twarabifashe, ubu turabizi, sibyo? Yego. Akandi kantu videos cyangwa se movies ziri mu kinyarwanda. Ngira ngo ndashaka hano kumanika ukuboko umbwira uti narazikoresheje. Za videos zimeze za zindi ziri translated, hahandi ubona amashusho kandi hasi hariho n'ibisobanuro, ariko ibyo bavuga biri mu rurimi rw'ikinyarwanda. Waravuga mu rurimi rw'ikinyarwanda, hasi handitse iki? Handitse translation, hari wenda ni mu cyongereza cyangwa ni mu gifaransa, ururimi mushaka. Icyo gihe iriya movie kwihangana ukicara ukayireba utuje wenyine, kuko rero ari translated, ntabwo ukeneye umuntu ukwicaye iruhande. Ntabwo ukeneye umuntu ukwicaye iruhande, this is translated already. Wowe uragira ute? Urayikurikira wumva usoma. Icyo gihe rero sasa ibintu biraza bigahita bikujyamo, hahandi ugira gute, hahandi ushobora nawe ubwawe no kuvuga kandi uri wenyine. Kavuga ati ukabona arimo arakina aranavuga, wowe ukabisoma tubona. Kandi akenshi ziriya movies usanga ibyo bakina bihura n'uburyo bari bitwaye, nimba babaye, niba arira, niba aseka, byose ubibona. Ibyo ni ukufata ukabihuza n'iki? Ukabihuza n'ibyanditse. Ibintu by'ingenzi cyane nabibabwiye, by'ingenzi cyane, kuko aho ngaho mukeneye umuntu kugusemurira biragaragara, biri kwigaragaza. Icyo ukore ni ukumva ukanasoma. Hano ntabwo turi kumva ngo tuvuge, kuko nta muntu turi kumwe hano tugira gute duhana amagambo. Hano nta muntu turi kumwe, aha ngaha urumva usome. Mu gihe hahandi tuvuye mu kanya urumva ukavuga. Iyo uri kumwe n'umuntu urumva ukavuga, ariko nimba ari muri kinyarwanda movie cyangwa video urumva usome. Ako kantu niyo kugatandukanya, kumva unavuga, kumva unasoma. Ibyo bintu nabyo ni ibintu
by'ingenzi cyane, sibyo rata? Yego, akoze cyane. Reka turebe akandi kantu gakurikiraho, excuse me. Akandi kantu kajya gute? Gakurikiraho. Akandi kantu gakurikiraho kwandika. Kwandika. Ese nkubaza, wigeze ugerageza kwandika utugambo tumwe na tumwe mu rurimi rw'ikinyarwanda? Yego oya? Mbwira, wigeze ugerageza kwandika utugambo tumwe na tumwe mu rurimi rw'ikinyarwanda? Urugero, ukaba wakwandika ngo isoko, cyangwa se wenda ihene, yes, goat, cyangwa se wenda ikaramu, utwo tuntu tubaho hafi, urugi, amazi, igikoma, yego, utwo tugambo tworoheje mu kinyarwanda waba waragerageje? Ugiye kumbaza uti nari kugerageza gute? Ugiye kumbaza uti nari kugerageza gute ko utatwigisha kwandika? Abatangiranye natwe video za mbere zibanza twaranditse, murabyibuka? Twaranditse twandika, niba ari mwiriwe tukayerekana uko yanditse, niba ari muraho tukayerekana uko yanditse, niba ari murabeho tukabyerekana uko byanditse, murabyibuka? Yego, hariya rero usubireyo ujye kuri video za mbere urajya ubona twaranditse pe byinshi cyane, byinshi, ukuremo utugambo tumwe na tumwe, cyane cyane twukunda kugira ngo ukunda gukoresha utwo tugambo ukunda gukoresha, gerageza kwiga kutwandika, kuko buriya wiga ururimi birasaba ngo unandike, kuko ntabwo ushaka kwiga ururimi kumenya ko uruvuga gusa utandika. Ako birashoboka when you are native one, uri umwene rurimi uravuga ukavuga rwa rurimi kandi utazi kurwandika. Wenda nubwo abamenya kubyandika baba bagiye mu ishuri, ariko abatagiye mu ishuri nabo baravuga, sibyo se? Yego, ariko wowe urimo urwiga biba byiza umenye no kurwandika. Hano mu kinyarwanda turimo twiga nk'abantu tugerageza dutangira, ushobora kugenda ukareba udutabo turimo inkuru z'ikinyarwanda, urugero two mu wa mbere muri P1 cyangwa se P1, hahandi batangira kwandika bahereye kuki? Ku nyajwi n'ingombajwi. Iyo tuvuze inyajwi, doza ni inyuguti twa ABC, twa A, I, O, U, O, twa A, I, O, utwo ngutwo vowels. Yes, izo ni iki? Ni inyajwi. Naho tugira n'iki? Na consonant, ziriya za B, C, D, yes. Utwo twose rero dutangira twibanze twa mbere tuba muri turiya dutabo tw'abana bo muri P1. Uzadusangamo hari n'amacati ushobora kubona ariho inyuguti, ariho inyuguti z'ibanze. Si ngombwa ngo ujye kwiga biriya bihambaye cyane, bikomeye cyane nabyo bishatse you contact me, urambwira inbox cyangwa ukanyandikira kuri hasi muri comment kandi ushaka kwiga ikinyarwanda ku buryo bwimbitse. Ushaka kwiga ikinyarwanda ku buryo bwimbitse, kukivuga mu buryo buri standard, kwandika ibintu byinshi bishoboka, ukaba wakwandika n'agatabo, ibyo byose uca inbox nkagufasha. Hano rero tuba turi kuharebera ibiri rusange. Ibiri rusange ni turiya tworoheje twa A, twa E, twa O, twa U, twa utwo twose, usibye twa E, yes, utwo twose noneho ukatwandika. Yego, ushaka kwandika Kalisa, urumva ntabwo bigoye, nta bintu bikompitse, nta bihekane birimo.
utwo ni utuntu tugaragara turi hafi. Noneho utwo tuntu tugaragara turi hafi, iyo uri kugenda utwandika buri munsi ukora practice yo kutwandika, tugufasha no gufata mu mutwe y'amagambo. Kuko buriya iyo urimo uvuga wandika, mind yawe irarikodinga ikabika ikintu cyanditswe n'ikiganza cyawe. Kuko rega wandika si bivuye, wandika ibivuye mu mutwe. Umutwe uraguheje uranditse. Ubwo rero uko nawe wanditse information isubirayo ikisevinga. Ikintu wanditse make sure ko bidapfa kutugira gute ukibagirwa. Turi kumwe? Yego, turi kumwe neza. Kwandika gerageza rwose wige no kwandika utugambo tumwe na tumwe. Yego. Twagiye tukimara kwandika rero ntabwo byasigana no gusoma. Sibese ntabwo byasigana wapi ntabwo bishoboka. Gusoma no kwandika kugira ngo urabizi. Abyumvise? Gusoma no kwandika. Yes, gusoma no kwandika. Niba wandika ubuzi no gusoma. Niba usoma ubuzi no kwandika. Si ibintu byatandukanye. Ntabwo byatandukanye. Gusoma to read. Kwandika to write. You can't separate them. Uzi gusoma, uzi no kwandika. Uzi kwandika, uzi no gusoma. Ni ibintu biri kumwe gutya. Ibanye gutya, gusoma no kwandika. Umenya gusoma, umenye no kwandika. Sibyo? Yego. Niba uzi gusoma ikibiriti. Niba uzi gusoma igikoma, uzi no kucyandika. Kari akantu ko kuba wareba indirimbo cyangwa se izo video zirimo amashusho kandi zanditse n'amagambo hasi. Icyo birumvikana baba batranslatinze mu cyongereza. Ariko buriya ririya jambo iyo wamenye mu cyongereza, ushatse wamenya no mu kinyarwanda. Ukabona no kuryandika. Ku buryo ugira gute? Ku buryo igihe cyose umuntu muhuye akavuga ati nyandikira ijambo iri n'iri, uzarimwandikira. Yes, umugo uko biga. Wabyumvise? Hanyuma ikindi. Ese wari uzi akandi kantu keza gashobora kugufasha kongera ubumenyi mu rurimi rw'ikinyarwanda? Irindi banga ndikubwire, indirimbo we. Indirimbo buriya buri rurimi rwose. Umuntu ushaka kumenya cyane akunda indirimbo zo muri urwo rurimi. Ubu ushaka kurimbura akaririmbo ko mu Gifaransa kakubwira uburyo ki amagambo arimo anyungura ubumenyi buhagije mu Gifaransa. Kubera iki? Abantu baririmba iki? Ndavuga baririmba bagaragaza emotions zabo. Nivuga emotions mu Kinyarwanda wenda ni amarangamutima. Reka tubyite gutya. Iyo umuntu aririmba yerekana amarangamutima ye. Amarangamutima ye rero buriya baravuga ngo niba ushaka kumva neza icyo cyangwa kugisobanura neza, uzakoresha ururimi urotamo. Ugira gute? Urotamo. Ntushobora kujya hariya ngo wihandagaze ngo uhimbe indirimbo ugaragaza amarangamutima yawe yose mu rurimi utumva. Ntabwo bishoboka. Buriya nukenera kuririmba cyangwa kugaragaza amarangamutima yawe, uzakoresha indirimbo. Bizagaragarira mu ndirimbo. Ururimi uzaririmbamo ruzatwereka emotions zawe zose. Wabyumvise? Yego. Indirimbo rero uzazikunde kandi noneho nawe ugerageza kuzifata. Kuzifata. Hari uturirimbo tuba tworoshye tw'ikinyarwanda. Ese wananirwa na kakandi abana bo muri garidiyene bajya baririmba maternelle.
mwarimu wacu aradukunda cyane, atwigisha indirimbo, kubara no kwandika, ngo twajya gutaha tukamusezeraho, ko ni akaririmbo, shaka ko hazagira umuntu ukandirimbira, yego. Yego, uturirimbo ndashaka kukwereka uturirimbo tuba duhari twinshi dutandukanye kandi tworoshye, nawe ubwawe wabasha kugira gute, wabasha gufata ukaturirimba. Twa turirimbo iyo urimo ukaririmba, icya mbere karagutinyura, kuko ntushaka kuririmba gahoro cyangwa ucecetse cyangwa uti, niba ari indirimbo igaragaza ibyishimo byanze bikunze wagira gute, urishima, sibyo se? Niba ari indirimbo igaragaza umubabaro byanze bikunze urababara, sibyo se? Kandi urumva amarangamutima yawe ari gusohoke, kandi uko asohokamo kose byanze bikunze uri buze kuvuga cyane, sibyo se? Yego, ubwo rero akantu kitwa indirimbo, ubutaha uzambwira indirimbo umaze kumenya, uzanyandikire muri comment umbwire uti ubu nzi akaririmbo kitwa Buhiye. Nta ndirimbo wambwira mu kinyarwanda ngo nyoberwe isuko yaba yararirimbiwe hera. Okay, byashoboka ariko kameme uturirimbo uzambwira nzi neza ko ari uturi common abantu bose bazi. Uzanyandikire umbwire uti wenda namenye akaririmbo kavuga wenda ngo muze dusingize Imana, cyangwa se ndamenye akaririmbo kitwa urabaruta, cyangwa se akaririmbo kitwa wenda Imana ni umubyeyi. Uturirimbo turatandukanye, ni twinshi, sibyo se? Cyangwa nako gako ka mwarimu wacu aradukunda cyane, uzazumbwira ko wakamenye, sibyo se? Yego, hanyuma unyandike muri comment umbwire uti aka karirimbo karamfashije, aka karirimbo iyo nkaririmbye mu kinyarwanda ni uko tuntu twinshi, kandi karantinyura nkabasha kuvuga. Ariko imagine cyangwa tekereza umuntu aramutse aje nko kugusura agasanga watwara ukaririmba akaririmbo k'ikinyarwanda, uri kubyumva ibyo bintu, yakwishima. Rimwe na rimwe yasanga nawe akaza agahita agufasha mukakaririmba mwese, ndabeshya. Iyo umuntu ari kuririmba byanze bikunze aba ashimishije, bitewe na mood arimo, bitewe n'uburyo ameze, amarangamutima yese arababaye, se arishimye, buriya mu ndirimbo hatambuka ubutumwa bwiza cyane. Ukunda indirimbo z'ikinyarwanda rero uranyemereye se n'ingaruka uzambwira akaririmbo k'ikinyarwanda wafashe, yego, cyangwa nkakwigisha ko ugiye kwiga, yego, nkakwigishe, yego. Aya, uzikorera research, ushobora kuririmbira akakuririmbira akaririmbo karirimbiwe Imana, kandi wowe wikunda akaririmbo k'urukundo, cyangwa se akakuririmba akaririmbo k'urukundo, wowe wikunda utuntu twaririmbiwe Imana, yego. Indirimbo zo zirahari nyinshi, nimara kumenya ngashoboka ko mwamaze kumva ikinyarwanda, mwamaze kucyumva, nzabaririmbira indirimbo nyinshi zaririmbiwe Imana, iz'urukundo mu kinyarwanda, ariko izo nzashyiramo zo mu gifaransa. Kubura niba hariho indirimbo zinezeza, indirimbo z'igifaransa ziranezeza cyane. Sinzi wemba izikunezeza ni izihe, simbizi, ariko jyewe indirimbo zinezeza cyane indirimbo z'igifaransa nazo nzazibaririmbira. Twakize twize igifaransa, ugiye kumbwira ngo igifaransa kirakomera, siko ugiye kumbwira igifaransa kirakomera, okay. Gusa ntabwo waba uri kure y'ukuri, kuko igifaransa ntabwo ari ururimi umuntu uwo ari we wese yiteza. Reka nkoresha ya mvugo yo muri iki gihe, ururimi uwo ari we wese agira ati yiteza. Oya, uzi ko ijambo ushobora kuryandika mu gifaransa ukibagirwa akantu kamwe gusa kitwa accent, rya jambo rikaba rigize gute, rikaba rirapfuye ntirinabaho mu gifaransa. Njye nurabizi, baravuze ngo hari ibintu utakwiga ushaje. Reka mbyite gutya, wari ibintu utakwiga ushaje. Nagiye kumva rero numva abantu bavuze ngo hari ibintu utakwiga ushaje, numva n'igifaransa bagishyizemo, ako buriya nabora
sindi bwemeranywe nabo. Burya mpamya neza ko uramutse ushaka kwiga igifaransa imyaka yose waba ufite wakiga kandi wakimenya. Wakimenya. Icya mbere ni mind na time. Ibyo bintu uko ari bibiri, umwanya n'ibintu kubyishyira mu mutwe. Buriya mind yacu ndayemera cyane, cyangwa se ubwonko muri iki Kinyarwanda. Ubwonko bwacu ndabwemera cyane kubera iki? Ikintu iyo wamaze kugishyiramo kijyamo. Niba uvuze uti ngiye kwiga Ikinyarwanda muri uno mwaka, tugeze mu kwezi kwa kangahe? Kwa gatatu. Ukaba ngiye kwiga Ikinyarwanda muri uyu mwaka, ku buryo uno mwaka uri burangire nzi Ikinyarwanda, ukabishyira muri mind. Wahita uvuga uti iki Kinyarwanda ngiye kukiga, warangiza ukavuga uti nzakiga ryari, ugasetinga time. Time twayibonye ni umwaka umwe. Mind wabisezeranyije. Ndakubwiye ngo ukanavuga uti buri munsi guhera isaha ya saa 12 zigeza saa 1 nzajya ngira gute? Nzajya mvuga Ikinyarwanda. Ibyo nzaba ndi gukoramo byose nzajya ngerageza gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Hanyuma muri wa mwaka wose nzabimaze kukimenya. Uzi ko ibintu wahita ubishobora. Mind ni igitangaza. Iyo ibitegereje ko uyizanira amakuru. Amakuru rero yo iyo yabonye ikayakira, byanze bikunze igufasha kugera ku ntego wiyemeje. Yego. Ni ukuvuga ngo igihe no guha ubwonko bwawe gahunda. Nibyo ntabwo ntabwo ngo igifaransa kirakomera ngo nta muntu ushaje wakiga gute se. Yagihaye umwanya ibintu akabishyira muri mind, byanze bikunze yakiga. Kongera ngo dore ngo banditse ngo François, ngo none ngo uzi ko ngora ngo François udashyizeho ngo akantu hasi kuri ca kameze nk'akitso, karamu mu gifaransa twita cedille. Ngo uzi kuri ya ca udashyizeho cedille ngo tasoma François. Hano ngo ese ibyo bintu gusanya kubibwira umusaza ibyo bintu azabishyira mu mutwe gabyumva. Azabyumva. Cyane rero ko uzamuha alphabe zo mu gifaransa, akamenya ngo iriya ca ibaho iriho agasediye cyangwa akarakitso hasi, bityo iyo hakurikiyeho o ibasha kuba swa, cyangwa se hakurikiyeho na u. Yes, ni o na u na a no. Yes, na a nizo nyuguti zishobora gutuma iriya ca ifata ka gasedire kugira ngo dusome swa François, Françoise, utwo tuntu. Français, Française, uzi ko twandika ca tugashyiraho kariya kantu. Ibyo bintu bakavuga ngo umusaza ushaje ngo yabishobora kubera iki se? Cyambere ni umutwe, mind, ubwonko, mind. Cya kabiri time. Yego rero ururimi rwo ari rwo rwose warwiga ku myaka yose ufite. Akagutera urwanga igifaransa kigira ngo kirakomera reka. Uzace inbox cyangwa unyandikire hariya hasi muri comment ukwigura igifaransa kigika kandi ukakivuga. Hari abakiga se bakurusha iki se wowe? Wagishobora. Yego. Ubwo rero ndiho nkubwira ngo ikintu cyane ugomba kwishyiramo ko nta kintu na kimwe utashobora, cya mbere ni Imana. Ibintu iyo wabyishyizemo urabikora. Yego. Fata rero turirimbo uturirimbe, utwigane, utuvugeho, urebe ko amagambo arimo yose muri utwo turirimbo uri kubasha kuyumva kuva ku rya mbere kugeza ku rya nyuma. Yego. Yes. Hanyuma urebe ko Ikinyarwanda mu minsi ngaho uzakivuga ye. Uzagira gute? Uzakivuga Ikinyarwanda. Ikinyarwanda kiroroha, Ikinyarwanda kiraryoha, Ikinyarwanda iyo uzi Ikinyarwanda urateta. Yego. Ariko reka nkubaze, ubu nk'ubwo ngubwo ugiye kubona ukabona ubonye inshuti idasanzwe, wenda uri umukobwa ukaba inshuti y'umuhungu hano mu Rwanda, kandi yikundira Ikinyarwanda, nyine ni umunyarwanda, byanze bikunze afite
afite famiye kandi wenda mugeze kuri gahunda yo kugira ngo muzabane. Wabyumvise? Gahunda yo kugira ngo muzagire gute muzabane. Uri kumbwira ngo ni gute muzamuganira mwagera ku kinyarwanda ukaceceka cyangwa nawe agaceceka? Nta mpamvu yo kugira gute, nta mpamvu yo guceceka. Vuga nawe avuge bimushimisha agatera disi shiti yanjye fiyanse wanjye n'urugero arimo aragerageza kuvuga mu rurimi rwanjye. Arimo aragerageza kuvuga mu rurimi rwanjye, ndamufasha azajya arushaho kugenda amenya andi magambo menshi. Buriya naje gusanga iyo abantu babanye byanze bikunze buri wese abaza ururimi kavukire rwa mugenzi we. Akenshi wenda ntabwo ari bose usanga birahari, ariko akenshi kubera iki? Byanze bikuze mu nzu mubanamo cyangwa muri iyo famiye murimo, ntabwo bizabaho ko umuntu aba havuga ururimi atashobora gukoresha ururimi rwe kavukire n'umunsi n'umwe. Wenda yareka kubivuga cyane ashaka ko mubuganiramo kandi utarwumva, ariko ibyo byose azavuga ijambo nawe uryumve. Ndetse niba uri umugore azavuga ati shaka icyuma cyo ku meza, knife cyangwa kutunga ifaransa. Avuga ati nzanira icyuma cyo ku meza. Azavuga ati shaka knife. Ugenda uyizana avuga ati icyuma. Ibyo byose wowe nk'umugore uzahita uvuga ati iyo avuze icyuma it is a knife. Icyuma uba uragifashe. Ejo navuga ati cya cyuma icyuma uzagiye kukizana kuko waragifashe. Neza avuga ati ndashaka ikiyiko spoon. Asanze avuga ati ndashaka spoon. Hano yagize avuga ati nuyize avuga ati ikiyiko. Wabyumvise? Icyo gihe cya cyuma cyangwa se cya kiyiko ntabwo wazabyibagirwa. Uko rero gahoro mugenda mutangira akubwira umusubiza niho uzagira usigira yamaga. Ni ukuvuga ngo iyo urimo wiga ikinyarwanda nk'uko nguko uba umeze nka kakana gatoya kavutse kagakura. Harya buri mwana atangira kuvuga utugambo twa mbere afite igihe kingana iki? Afite umwaka, hafi umwaka, amezi 9, 10, umwaka gutyo. Batangira kuvuga data, papa. Haba hari abana bitwa utuzina aho ngaho, agatangira akajya tuvuga nabi ariko akamuvuga ku buryo umenya ko yamuvuze. Ushobora kuba umuntu yitwa wenda yitwa teta, agatangira ati tata, yego tata, yego. Ariko urumva navuga ngo tata wowe uzaba uzi neza ko ari teta. Nabona teta yinjiye hariya atangira ati tata, bikwereke ko yamenye ko ari teta. Gahoro ya tata izavamo teta. Ntabyumvise? Uko gukora umwana yiga ijambo rimwe. Buriya abahanga bagiye bagaragaza n'amagambo umwana wiga kuvuga agenda avuga uko amagambo agenda azamuka ku munsi. Ushobora kwira umwana wiga kuvuga bwa mbere avuze utugambo tubiri twonyine. Yego, utugambo tubiri. Noneho ejo uko bukeye agenda yiyungura utundi. Icyumweru cya mbere akamaze kumenya utugambo wenda 5. Icyumweru cya kabiri akabageza utugambo wenda 10. Nivuga utugambo ngo nyine words amagambo. Ni words vocabulary. Vocabulary isa n'amagambo 10. Icyumweru cya gatatu gutyo kiga yandi 10, andi 10. Uzi ko aya magambo agenda yiga gahoro ari yamufasha kuzakora twa duteruro, interuro sentences. Yes, niyo azamufasha. Ejo niba yavugaga ngo tata, baravuga ngo teta araje, teta igikoma. Arimo arabwira teta ko agomba kumuha igikoma cyangwa se yamuhaye igikoma. Urumva yamenye teta, yamenye igikoma. Ntabwo aramenya gushyiramo inshinga wenda yampaye cyangwa yanyoye cyangwa yatetse, ibyo nturabimenya. Ariko aravuga ngo teta igikoma. Uzahita umenya ko teta yagize ati niba atamuhaye igikoma yagitetse, niba atagitetse
bakinyweye mbese wumva ko teta n'igikoma hari icyo teta yakoze ku gikoma, agateruro ntikabonetse ejo akora utundi tubiri, ejo akora utundi dutanu, ejo akora gutyo kugeza igihe tujya kumva twumva twana twari turi muri tata barimo baravuga bagasakuza bakabyina amagambo yose bayazi abyumvise. Utwana dutoya uzajya ndeba wumva ukuntu bagenda bagira bite bazamuka ahandi wabaga wifuza uti bakamenya kuvuga we, noneho ukagera igihe uvuga uti mana yanjye we bari baransakuriza muceceke kubera iki ya magambo yabaye menshi, noneho baravuga bakavugana n'iso ntabwo wabajejeje ngo birakumva kubera iki bamaze kumenya ikinyarwanda, bamaze kumenya ururimi rwo ari rwo rwose abana bavuze gute bavukamo bakoresha bavukiyemo bararumenya, hahandi niyo yaba ataragiye kwiga aruvuga kugira ngo babizi. Ntabwo ururimi rwo kuvugwa ari ururimi gusa rw'iki rwo kuvuga ngo umuntu agiye kwiga reka da, wavukiye mu gihugu kivuga ururimi runaka byanze kumenya kugira gute kuruvuga. Ahangaha harimo ikintu kiba kintangaza cyane, urabona nk'iyo umwana yavutse agiye kuvukira he? Agiye kuvukira muri Amerika n'urugero, turi mu Rwanda none umwana nyina agiye atwite avukiye muri Amerika, kandi agiye kubayo ashakanye ndetse n'umugabo w'umunyamerika barashakanye, umugore aratwite babaga mu Rwanda none umugore aratwite bagiye muri Amerika, hahandi bizasaba ko bakoresha icyongereza gusa. Ese wagize ngo nuko wa mwana yabyawe n'umugore wenda w'umunyarwandakazi, wagize ngo wa mwana azavuka azakura avuga ikinyarwanda keretse mama we aramutse agikoresha cyangwa na papa we, ariko niba bari abantu bifashe bakajya bakoresha ururimi rw'icyongereza gusa wa mwana wavukiye muri Amerika arakura nawe avuga icyongereza, nta n'ahantu azamenyera ikinyarwanda kata, kabone nubwo ababyeyi bose baba ari abanyarwanda ariko bakajya nko muri Amerika bahora mu bandi bantu bakoresha ururimi rwabo gusa, wa mwana ntabwo azamenya ikinyarwanda akoresha icyongereza, nirwo rurimi rwe kavukire. Umwana avuga ururimi rw'ahantu yavukiye neza, ntabwo yavuga ngo nyamara ababyeyi banjye ngo ni abanyarwanda ngo byanze kuko yavukiye muri Amerika ngo ngomba kuzavuga ikinyarwanda reka da, kandi barimo bakoresha icyongereza aho bavukiye, agomba gukura avuga icyongereza. Wabyumvise? Ubwo rero ibyo biduha iyihe shusho? Biduha ishusho y'uko ururimi urarukoresha kugira ngo umenye. Koresha ururimi, ntabwo warebera ibintu hariya hirya ngo bizaza, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Birasaba ngo ururimi urwige, uruvuge, urwumve baruvuga, urwandike, imyitozo, uruganiremo, uruhahemo mu isoko, urusengeremo mu rusengero cyangwa mu cyumba cyawe ugiye kuryama, nibwo rwa rurimi ruzajya gute inshuti yanjye, nibwo ruzaza. Wabyumvise neza? Yego, urakoze cyane. Ugiye gusenga mu rusengero, baratangiye bati Imana yacu ni nziza, Imana yacu iradukunda, Imana yacu rwose niyo itubeshejeho, niyo iduha amahoro, niyo iduha icyo kurya, twambika, ibyo byose. Hanyuma nawe uriyicaye nta kintu kimwe uri kumva kandi uratuza. Ese ubwo nkubajije wambwira ngo uramutse utazi ururimi ukajya muri rwa rusengero rusenga mu rurimi nyine utumva, byari ngombwa ko ujyayo? Byari ngombwa ko ujya muri rwa rusengero? Ntabwo byari ngombwa, ni ukuri inshuti yanjye, jyayo niba uzi neza ko bari buvuge ukagira gute ukumva. Jyayo niba uzi neza ko bari buvuge ukagira gute ukumva. Jyayo niba uzi ko uwo muri kumwe mwicaranye muziranye ari inshuti yawe, muragenda mugira gute muganira. Jyayo niba uzi ko indirimbo bari buririmbe uri buyumve ikagira gute ikagufasha. None se bazaririmba indirimbo mu kinyarwanda wowe utacyumva maze ya ndirimbo izagushimisha?
guteze uzajya ubona abandi hari bitaratse sinakubwira bataratse hanyuma wowe wifate gutya ubibazo uti se buriya bari gutaka byagenze gute ntabwo uzi ko bafashijwe mu yandi bagize gute baririmbye sibyo se yego bivuze ku kirere bivuze ngo uzashimishwa n'icyo wagize ute wumvise ikintu tumvise ntabwo cyagira gute ntabwo cyagushimisha uzasanga rwose bamugana mu rusengero abantu bamwe baririmba abandi bacecetse bumeze gutya buriya niyo korali yaririmbye cyane cyane ikaririmba indirimbo nyinshi uzasanga abakristo baryoherwa ari uko bashyizemo indirimbo nabo bagize gute nabo bazi nabo bumva abyumvise igihe cyose bitari ibyo ntabwo byapfa gukunda abakristo bazaryoherwa ari uko hagiyemo indirimbo bumva bazi naho nushyiramo indirimbo batumva ntabwo bazaryoherwa sibyo siko bimeze barakaze cyane ndashaka ko tugaruka ku kantu kitwa movies zirahari zo mu kinyarwanda ubushize ngira ngo nari nababwiye ngo mugende mujye muri Google cyangwa se YouTube channel hanyuma mwandikemo indirimbo ushaka indirimbo yose yo mu kinyarwanda waba uzi ukaba wowe uzi uko yitwa gusa ukayandikamo izahitiza amashusho amajwi translation yose ishoboka bizaza ese wigeze kubigerageza nibura waba warigeze kugerageza usacinga indirimbo y'ikinyarwanda kuri YouTube cyangwa kuri n'ahandi hose muri iryo koranabuhanga waba warabigerageje umuntu we wabigerageje amabara nyandikira muri comment ambwire niba nta kintu byamufashije mbwira uti indirimbo narayibonye pe ariko nta kintu byamfashije ntabwo bishoboka kubera iki cya mbere kabirarisi amagambo mashya cya kabiri kuri ako inejeje ishimishije mu bundi ubwo mind yaje kuyifata kare yayishyize yayibitse nayo izi neza ko igiye kukigerageza abo muntu nawe agiye kugerageza kugira gute kubyumva uri kumva yego ubwo rero ikintu cyitwa video ikintu cyitwa movies gerageza rwose kugiha agaciro kuko ni ikintu gikomeye cyane movies ni ikintu gikomeye cyane kubera iki kubera ko iyo urimo ureba buriya ni nka practice uri gukora practice yego hanyuma akandi reba abantu reka tuvuge barenze wenda babiri wenda we kugira uwa gatatu ukunde kujya wumva ibiganiro bari kuganira ukunde kwicarana nabo mu yandi magambo uti wenda nimba tudaturanye bakunda kuboneka wenda 9:00 ukora akazi kawe utunganyira ibyawe neza 9:00 nigera ujye kubasura bakwakire barangiza bajya bakuvugisha bakubwira ati biteze ati ni byiza amakuru yawe ati ni meza harya witwa nde wenda gute nitwa Ineza harya witwa nde nitwa Ineza harya witwa nde nitwa Himbazwa abimvise noneho ako nguko muri kugenda muganira iyaba wari ufite nk'amahirwe yo kubishobora buri munsi kuko izi practice akenshi zikorwa buri munsi nibwo zigira umumaro naho uramutse ubikoze iki cyumweru kimwe ukagerageza hakaza ibyumweru icyumweru cyashira ibindi byumweru bikurikiye byose ntiwongere gukoresha ikinyarwanda ubwo wageze uzajya kukigarukamo se bite kukorohera ntabwo bishoboka bizasaba ko bagira gute bagusemurira niba ari ushaka kwiga gukora practice bikore buri munsi igihe wowe igihe uvuga ute ni 8:00 kugeza 9:00 uyubahirize ugeyeho gahoro
ubundi b'abantu bawe bahinduka inshuti zawe, bakwigisha ikinyarwanda ukimenye, ubundi nabo ubwabo bajye bagutumira ugiye gute muganire. Wabyumvise neza? Yego yego, wabyumvise neza? Murakoze cyane, ndabashimiye abantu bankurikiye, nizeye ko zino nama zose mugenda muzikura, ariko ujye muri comment mumatere hari hasi mbwira uti ni ukuri ngeze kuri runo rwego, sibyo se? Ni ukuri ngeze kuri runo rwego, numva mfite amatsiko yo kumenya urwego ugeze gute ugezeho. Yego, ese nibura iyo ndiho mvuga uranyumva? Ese uri kunyumva ku rugero rwa kangahe ku ijana? Ese ni 30 ku ijana? Ni 50 ku ijana? Ese ni 10 ku ijana? Ese ni 60? Wabyumvise? Ugerageze rwose uzakire muri comment umbwire iyo ndiho mvuga unyumva ku rugero rwa kangahe ku ijana. Yego, murakoze cyane, murakoze, ndabakunda, Imana ibarinde ibahe umugisha. See you later. Bye.